Yes, n'umuhungu wanyu Gabiro Gita Gikondo's finest by ikaze mu kiganiro B-side hamwe n'umuhungu wanyu Ziggy Double 5 kuri TV1. Mbaye ikaze muri B-side wanyita Ziggy Double 5 nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ndetse no kunongerwa na gahunda tabateguriye hano kuri TV1. Uyu munsi uko bisanzwe guys aba star turaza kuba turi kumwe nabo. Turi kumwe n'umunyamakuru, n'umu DJ afite ubumenyi bwinshi cyane muri muzika yitwa DJ Adams, Mr. Abubakar. Niwe tuza kuba turi kumwe nawe nubwo bivuga ko ngo yahagaritse itangazamakuru burundu. Niba bamwirukanye niba byagenze gute I don't know, ariko we will find out uyu munsi muri B-side uko araza kuba ari hano live ni nyuma ya jingle. 1 2 3 4 Adams Abubakar ko haikaze muri B-side. Wakoze cyane Ziggy Double 5. Umeze bien? Umeze fresh? Kibazo. Numugisha kila kitu. Like mambo sawa. Fresh. Mani mbwira. Bagusezereye, bakwirukanye byagenze gute kugira ngo ufate icyemezo cyo guhagarika itangazamakuru? Niyo nkuru yivuga ku mu cicikana hirya no hino mu binyamakuru. Rero tuba dusekeje. Hari abantu wenda bafata akantu gatoya ugashaka kukagira akantu kanini cyangwa se ikintu kirangaho kitazigera kibaho umuntu akagifata ko ari ikintu kizigera kibaho. Ntakubeshi. Seriously, ntakubeshi. Ntabwo birabaho ko nsaba akazi. Bisobanuye ko nta nubwo bishobora kubaho ko banyirukana. Nigeze ngusaba kuhaba. Ntabwo ushobora kumbwira ngo nyirukanye ku kazi kandi ntarigeze. Kandi utaragusabye akazi. So muri make. N'ibyo ngibyo nta n'ahantu bihuriye n'ahantu nakoraga. Mbese nta nubwo bizigera. Ese byagenze gute wana? Okay, ariko inkuru hari urabyemera yuko wavuze uti mfashe icyemezo cyo kureka babitubwira live abantu badukurikiye babyumve mu magambo yabo. So natangiye gukora mu itangazamakuru nafata ko ngo yari umwaka wanjye exactly imyaka 10 kugira ngo nabikoze kugira ngo duhuze na Trump. Trump yabaye president wa US tuvuga uti nange sinzongera gufunga. Basically never imyaka 10 and inzira nagiye nyuramo ni ibintu natangiye ngiye kuvuga ngo natangiye itangazamakuru ryari kurikunda nakuko natangiye kera cyane pe ko nicyo kintu nafata ko nakubitiye kurusha ndi makosa yose gufata televiziyo mu rugo gufata radio mu rugo nkajya kuyihisha nkajya kubyumva cyangwa se nkajya kuyumva basically. So mu Rwanda ho natangiye hashize imyaka 10. So muri iyo myaka 10 hari byinshi nagiye nyuramo. Hari ibyo nashatse gukora byiza, hari n'ibindi nakoze byiza, hari ibyo nifuze gukora byiza, ariko hari na byinshi nagiye nanizwa nabitwa ko ari bo babikora. So basically icyo nakubwira cyo nuko umuntu wese yemeye kuvuga icyo yumva ashaka, ariko kuva ndi muri B-side nkaba ndi kumwe n'umuntu ushobora kubisobanura cyangwa se kubaza kugira ngo bisobanuke neza. It's all good. Buri muntu wese arahava basi nibura afite ukuri cyane ko turi mu Rwanda kandi mu Rwanda byose umuco wo gusoma byonyine ni ikibazo. So nagushobora kwandika igitekerezo cyawe cyose urimo kukibwira abantu batari mu gisoma. So kubabwira make ibindi bakagenda bakubaza. Yes. So wafashe icyemezo I need that statement. Nafashe icyemezo ko jewe Adam Abubakar. Nuko ntazamuye kuboko. Adam Abubakar. Nemeje ko guhera iyi tariki ntazigera nongera kumvikana mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bikoramo kugeza igihe hazaba hari ibintu byinshi cyane byagiye bikosokamo. Ibyo bintu. Hapana burundu. Hapana burundu. Hari condition. Hari condition wavuze uti yewe paka bimaze kugenda gutya. Abanditse burundu
ni urwego rwabo rwo kuryoshya inkuru ubu ngubu tube dufite the right statement. The man himself is in the building. DJ Adams the legend arahari. Now ibyo bibazo ni nk'ibihe? Simpamya ko wenda ushobora kuba utabivuga byose, ariko the main points warebye ukavuga kuko ni ibintu ukunda. Nanjye ubwanjye ndabizi ko ari ibintu ukunda, ni akazi ukunda, ariko izo main points bavuga uti izi ngizi kabisa zatumye mfata icyemezo ni nk'izihe? It's passionate. My passion bwanjye ku giti cyane ni ukubona ko Ziggy cyangwa se n'undi muntu ukora itangazamakuru akarikora ahabwa umwanya ahabwa ibyo wiyumva asaba kugira ngo umwuga ashobore kuwukora. Urugero, niba ndi muri studio nkwiye kuba mfite microphone, nkwiye kuba mfite bisi ibikoresho headphones kimwe cyose gikenewe. Nkwiye kuba mfite niba ndi ugiye gushaka amakuru, nkwiye kuba mfite recorder, nkwiye kuba mfite mbese buri kimwe cyose ibikoresho by'ibanze, tuvuge infrastructure. Ibyo ni ibya mbere. Noneho nyuma yo kuba mbifite mfite kuba mpemberwa kubikoresha no gukora uwo mwuga. Nyuma y'ibyo byose hari ibyo ngomba guhabwa, ngomba guhembwa, ngomba guhabwa izindi allowances, niba nka transport kujya kuri fields, niba communication fees, ibintu n'ibindi ni ibintu nkeneye kugira ngo umwuga wanjye nshobore kuwukora ukore neza nk'uko wowe nyiri kuzampemba uzavuga ngo uriya muntu yakoze akazi ke, reka noneho mbimuhembere. So mu gihe nta na kimwe muri ibyo byose urimo kumva, warangiza akaba ari nawe wa mbere urimo kunsitiresa ngo urabona ngo ntabwo urimo gukora ibi, ntabwo urimo gukora ibi ngibi, ahubwo nturebe uruhande rwawe, nturebe ibyo utabasha kudelivera, ibyo wowe utashoboye gukora, nkeka ko ngo urimo kumbangamira agiye ku giti cyanjye. So muri uko kubangama fata ko bitabangama biturutse ahantu hamwe honyine, bibangama biturutse ahantu henshi cyane. Nivuga ngo itangazamakuru ndahera wenda muri ministeri, tubwire nawe ibyo bakora barabizi ko hari amafuti menshi cyane bagenda bakora. Ndabizi kutagipfana ijambo biranwa rikisi nabo ubwabo barabizi amafuti bakora. Dufate urugero, nibo bakora sinzi ngo amarushanwa y'abatangazamakuru, nibo bakora sinzi ngo amahugurwa, bafashe umuntu wagiye kumuha amahugurwa y'ikintu batazigera banakenera gukoresha. So uwo muntu ukibaza ngo amaherezo hanyuma uramuguye hanyuma ngo akora iki? Hari amahuriro cyangwa se navuga ngo sinzi amahuriro y'itangazamakuru, nk'urugero nka RMC. Niba wundi uri wumva Adams yavuze ngo kanaka yakoze ikiririmbo cya fake, ngo Adams wavuze nabi. Kubera ko we yumva ko atabizi indirimbo mbi ukuntu zimeze, we yumve ngo kubera ko navuze ngo indirimbo ikoze nabi, yumve ngo ni issue, ni ikibazo kinini. Ariko yibagirwe kubaza ngo ese iziriya ndirimbo mbi zo zikinwa kubera iki? Mba nahaye ruswa runaka kugira ngo nizikine, impamvu nahaye ruswa ni ukubera ko mba ntahembwe. Ntabwo ashobora kuza kubaza ngo kuki batahemba, araza kubaza ngo kuki Adams yavuze ibi ngibi, none nazi kubaza ngo kuki yabivuze kandi atahembwa. Things like that. Ni byinshi none ugiye kubaza boss ngo hanyuma umushahara ngo urabona ako se kora basi. None se Adams, uramutse par exemple njye wenda ushobora kuba ari ibibazo wabonye muri iyo kariyeri yawe, ahantu wanyuze, ko wanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye, se uramutse noneho ubonye nk'andi izo condition bakwa kila kitu ibyo ukeneye, umusaruro, kashi zawe urazibona, facilities zindi urazibona, ukabona nk'ahantu hamwe mu gitangazamakuru kimwe, radio, television, print, cyangwa online, wajya ahandi bigihari. Ango niho kaga close kanjye kavuga ngo mu gihe itangazamakuru
rizaba ryakosotse ntabwo rishobora gukosoka ku buryo rikosoka kuri Adams wenyine, ntabwo bishoboka. Rizakosoka ku bantu bose. hari abantu umufana nawe wifuje kugira icyo abikubazaho muri B-side, hari umufana wifuje kugira icyo akubaza kuri iyo ngingo, reka nawe tumuhe ijambo tumwumve. Adams, nakubaza ikibazo. Ese Adams, kuva watangira umwuga w'ubunyamakuru waje ufite utandukanye n'abandi banyamakuru, uvuga ko indirimbo z'abanyarwanda inyinshi ziba zishishuye. Ese ubona byaramariye iki abanyarwanda, cyangwa se ubona byarahinduye iki mu muziki, cyangwa se wowe ku bwawe byakugejeje kuki, mbese wabonyemo izihe nyungu? Ikindi kintu nakubaza Adams, siko numvishe ngo waretse itangazamakuru, kutazongera gukora ibintu bijyanye n'itangazamakuru. Ibyo bintu waba bitewe n'iki? Ese ni ugutinya competition, cyangwa se ni kwa kundi umuntu anyagiranwa n'abantu ukabona we ntameze neza? Ese icyo ni iyihe mpamvu nyine ishobora kuba ifatika babwira abanyarwanda yuko waba waretse itangazamakuru? Ese nibyo koko nkuko abantu barimo kubyumva ko hari abandi banyamakuru baririmo batari bahagarika itangazamakuru kandi nzi batangiye kuva kera? Murakoze cyane, murakoze. Gushishura turaza kubigira. Ntabwo ushaka kuvuga DJ Adams ngo ntuvuge gushishura, so turaza kubigeraho. Ariko uyu mukunzi wacu iyo yibazaga niba ese ni kwa kunyagirirwa n'abandi ukavuga uti je natose, se ko hari abandi mwakoranye mwagendanye mu rugendo bakikora, wowe biti ese ni gutinya competition? Icyambere nababwiye hari wenda utuntu tumwe tworoheje abantu nk'abo ngabo ntabwo bijya bingora kubakosora, ni faster. Icyambere abo bose bitwa ko tunyagiranwa, bose abo ngabo wibuke ko amazina yabo niyo agarukwaho mu gusaba abakobwa igitsina kugira ngo bakine indirimbo zabo. Ngo je sindanyagiranwa nabo mu gusaba igitsina, ntabwo ndanyagiranwa nabo gusaba ruswa. Mbwira umuntu ngo mpa amafaranga kugira ngo nkine indirimbo yawe, uwo muntu nta na hamwe turahurira. Uwo muntu akora ibyo ngibyo abyita umwuga. Urumva jewe mbyita kutagira umwuga. Urumva ko ahangaho waracyanyagirwa wenyine. Ikindi kintu nafata nuko contract yanjye cyangwa se amasezerano yanjye nta hantu aba ahuriye n'amasezerano y'undi muntu, cyane cyane ko iyo ngiye gusinya ntabwo nsinya nabanje kubwira umuntu ngo ariko nze gusinya gute. Ndamubwira ngo uzamemba kuri no tariki, uzampa ibi n'ibi nk'uko natangiye mbivuga. Undi niba aje kuvuga ngo jewe nzaza kwishimisha, uzajya memba 2 mu mwaka, uzajya memba 1 mu mezi 3, nindwara uzandeke mama zamvuza, ninyenera tike nzambara tracksuit nze niruka. Ubu ngubu ni contract ye, ni gutyo mubwira. So kuba dukora bimwe aho niyo hatandukana sasa ubunyamwuga. Ubwo ubunyamwuga umuntu anyagirwa ku giti cye. Je ntabwo nanyagirwa. Ngo umuntu anyagirwa ku giti cye. So uwo tuzahura ahubwo yaba hari nk'abo bakiye bashoboraga kuvuga ngo Adams we dukora bimwe ariko urabona wowe widusizemo. Abari usange ahubwo dukora bitandukanye cyane ariko byitwa bimwe. Jewe dukora entertainment, ariko we entertainment akora ni nayikubwiye kugira ngo akine indirimbo n'ambu ibyo bishishwa byose byuzuye aho ngaho. Ari uryamane n'umukobwa kugira ngo akine iyo ndirimbo, ari usabe amafaranga kugira ngo iyo ndirimbo ikinwe uko yaba imeze kose. Ibyo hari evidence bifitiye, iyo ni accusation ku bantu. Uburyo bavuga uti Ziggy yasabye kanaka ruswa iyi, hari evidence bifitiye cyangwa you just I just probably just think about it, but birambabaje ko mbaje ibyo ngibyo kubera ko
ikigiye kukubabaza n'ikintu kimwe urashaka tujye mu kihe gitangazamakuru oya nakubaza oya nanjye ndakubwiye ko icyo nakubwiye cyo habe usibye imbere munsi y'ijuru nkeka nta wundi muntu ntinya uwo ari we wese wabikoze abagiye basaba amaruswa nakubwira umwe nyuma y'undi icyo nicyo nashaka kumenya niba ufite amazina ufite izo nakubwiye ngo nushaka ndakubwira ngo wayisabiye usabiye barayikwima bamaze kuyikwima indirimbo uragenda urayisiba muri mashini ariyo wasabye ibyo ngibyo ni ibintu nawe ugiye kuri website izo arizo zose urasanga abakobwa Miss Jojo aravuga ngo kimwe mu kintu cyamunanije muri music ni icyo ngicyo ugiye kureba Jody yawe bikubwira nawe ko kimwe mu bintu bituma ubuhanga bwe butagaragara ari ibyo ngibyo ugiye gusanga Diana Teta yakubwira ko ikimubangamira ari icyo ngicyo ariko ugiye kubaza abantu nka ba Pasi bakubwira ngo ikiborohera ni izo giti arayitanga no se why not uzibaje wasini yakubwira ngo giti iyo ngiyo reka tufate ikindi kibazo muri B-side hanyuma dukomeze ntacyo ariko ndashaka umubaze ngo kubera ko abantu baratinya ngo ushobora kuvuga ngo kanaka icyo ushaka ndakubwira okay sawa reka dufate ikindi kibazo nkuko bisanzwe nitwa Happy SOS Songa Soko y'Abasizi. None mfite ibibazo bitatu nshaka kubaza DJ Adams. DJ Adams icyambere ni iki? Ese ko wabaye impirimbanye mu bijyanye n'umwuga w'itangazamakuru, ese watekereje neza usanga iki gihe ari cyo gihe cyo kubivamo? Abantu benshi bari bakunze uburyo wakoraga umwuga w'itangazamakuru, ese urabona nta bantu benshi bari bugire gahinda kubera ko uretse? Ese ikibazo cya kabiri nk'umuntu wakunze gukurikirana nagira ngo duhe amateka y'ubuzima bwawe mu bijyanye n'uyu mwuga w'itangazamakuru. Ikibazo cya gatatu DJ Adams, ndifuza kumenya ubuzima bwawe kandi abantu benshi barabikeneye, bari bafite icyo bazi ku bijyanye n'umwuga w'itangazamakuru. Ese DJ Adams ufite umugore? Ese ubuzima bwawe bumeze gute? Turifuza kumenya ko ubayeho cyangwa uracyari mwana duza. Okay. Fati ngwana nashaka kumenya biography. Okay. Ariko ndero hari ibyo mbajije ngo natangiye nkoroye umwuga w'itangazamakuru nkangiye kubivamo. You think nayibabwiye ngo hari ibintu umuntu areba yarangiza akabanza akareka abantu kugira ngo mu mitwe yabo babanze bijyemo. Byamara kujyamo kuko mwarimu ntabwo ashobora kwigisha no munsi narangiza kubwira ngo reka ngo exam. Aranza akareka kureba niba bigiye mu mutwe wawe. So babanze barebe niba ibyo nababwiraga ari kubera ko cyane ko atari cyo kintu cya mbere maze kubabwira kandi warangiza ugasanga ari cyo. Well, ahangaho so abandi bari muri uwo mwuga ntabwo ari ubwa mbere mbahaye mwitangirizwa. Nubwo najya muri koma y'imyaka 5 nzagaruka nsange bakiri amadebe. That's one I'm sure of that. So nyuma y'aho ngaho sinzi wenda icya kabiri cyari kiye kibazo Eja kumenya urugendo rwawe mu kazi k'itangazamakuru. Akazi k'itangazamakuru navuga ko ari itangazamakuru gusa itangazamakuru ryonyine ariko atari wenda urugendo rwanjye rwa music rw'itangazamakuru. Navuga ko natangiye mu kwezi kwa 10 na kumwe gutya amatariki nk'aya ngaya kuri City Radio. Ndahava njya kuri Radio 1 ariyo hano turi kuri TV nabwo nzako ariko nahavuye maze nk'imyaka 6-7 gutyo. Ndahava nsubira njya kuri Radio 1 ngwa kuri Radio 1 nsubira kuri City Radio nsubira kuri City Radio marameza 2 njya kuri Hot FM. Ubu ngubu ndi umushomeri umaze umunsi umwe. Yego. Hanyuma bijyanye na muzika bijyanye na muzika aho ngaho nagukosora kubera ko abo bana bavuga ngo twaranyagira ngo niho nakwireka ko nta n'amahuriro kuko icyambere
natangiye music yanjye professionally maze kubyiga cyangwa se ntangiye kubyiga no gutangira kubikora nari ndangije secondaire umwaka w'igihumbi 1993 ngo ni muri Nairobi Kenya niho nabikoreye kugeza 97 nza kuza mu Rwanda ngaho wari DJ as a DJ kandi yapana mu tubari utungutu mbona cyangwa se ngo mu mihanda Florida 2000 ushobora kwibaza Hollywood ni clubs nini nungu ni clubs nini muri Kenya niyo nakoreraga icyo gihe nza kwibamo nabwo naringiye muri kaminuza gutyo ndangiza 97 ibintu bijyanye na marketing narabikoze music mfite degree ebyiri so nyuma y'aho ngaho nabwo ko naje mu Rwanda nabwo numva nshaka gukora ibijyanye na music kurusha ukuntu najya mu bindi bintu niyo natangiye club muri hano yitwa Niremera ni club imwe natangiriye aho yitwaga Vision 2000 za kubanja muri hano Pan Africa hano mu mujyi yitwaga Safari Night Club nza kubanja Casablanca mva Casablanca ni ku Muhima mva Casablanca nja Cercle Sportif ni mu Rugunga ndava nja kuri KBC Planet ni nanjye wabaye wa mbere gucuranga indirimbo ya mbere muri KBC iriya ungu yitwa People ni ngiye wari wa mbere so nyuma y'aho ngaho nangira kugenda mbivamo ahubwo ninjira mu bintu byo gukora nari maze guenda no guhura n'abantu benshi nikorera ibiraka byinshi kurusha ukuntu nkora muri club amakwe amapati yandi atandukanye muri gukora muri zo party ni naho nahuriye na boss icyo gihe boss wa City Radio arambwira ngo ushobora kunkorera zino ndirimbo arambwira nazikora kabisa mukorera indirimbo nawe atateganyaga ko namukorera ubwo ndavuga kubaninga kuri CD kuzimushyira kuri CD ndimushyira arambaza ngo zigeze wazikina ndambwira cyane niho nazikina hari utekereza ko naho nafunganye n'ibyo byananira abamaya akazi gutyo that's it okay so sinigeze musaba akazi nigeze nyirukana n'ahandi nigeze ngasaba naho hose nakoze naho nigeze ngasaba baraza ubushaka kimwe nuko no mwishuri sinigeze mbuwa kabiri reka niyo mateka yanjye ko utarigeze wa kabiri tubafata ko donc wabaga uwa mbere nafata ko ari uwa mbere ahenshi nabaye uwa mbere n'uwa kabiri aba gatatu bakishakira rero that's it serious ntabwo ari black Abubakar niko bimeze hanyuma uriya mugabo yanibajije ati se waba ufite umugore cyangwa uracyari mwana duna okay ntabwo ndi mwana duna ntabwo mfite umugore cyane cyane ko ntarabona impamvu yo kuba mufite ku giti cyanjye sindabona impamvu yo kuba mufite igihe nzamushakira bazaba bahari ntaho bazajya barahari noneho kuba ndi no mu Rwanda barahari benshi igihe nzashakira igihe nzumva ngo ndamushatse na n'ubu nshobora kuba hano nkamubona okay cyangwa na n'ubu arimo kuvuga ngo ariko yasigiye nimero ndabizi barahari now mbere ko noneho tujya ku buryo ubona music yo mu Rwanda uko nacyo ni kimwe mu bintu bigaragaza DJ Adams afite uburyo bwihariye abona music yo mu Rwanda reka tubanze dufate ikibazo cya nyuma hanyuma duhere kuri icyo kibazo dukomeze no ku buryo ubona music industry yo mu Rwanda. Nitwa Nkurunziza Pascal nkaba nshaka kubaza DJ Adams ibibazo bibiri byonyine. Ikibazo cya mbere nabaza DJ Adams namubaza nti ese Adams imyemerere yawe cyangwa kwemera kwawe ni ukuhe? Hari Islam hakaba na Christianism, ese wabubarizwa hehe muri ibyo bice? Ikibazo cya kabiri nashaka kubaza DJ Adams ni umuntu ukunda gukasa cyane, yagiye akasa abahanzi benshi cyane, ariko bamwe mu bahanzi yagiye akasa bakomeje gutera imbere cyane ndetse bamwe nta nubwo bakiri muri kino gihugu ndetse barenze n'imbibi za Afurika. Ese nta pfunwe bigutera iyo ubumvishije ko bateye imbere kandi warahoze ubakasa? Murakoze. aho usengera d'abord
aho nsengera none kinagutunguye nitwa Adam Abubakar ibyo nyine birahagije kumusubiza ko ndi umuyisilamu musulman. ariko bitabujije ko wari wese ufite ikibazo cyo muri Bibiliya ntakimusubiza kubera ko nigiye nyine umuyisilamu iwacu abandi bose ni abadive so nakuriye mu budive kuba ndi umwana mutoya kugeza nshoboye kwifatira icyemezo cyo kutongera kuba we kandi aho ngaho ni 94 aho ngaho Arumva ko hashize imyaka irenga 20. hashize imyaka irenga 20 ndi mu mudive habaye no 20 maze n'indi 20 ndi umuyisilamu. So hombi ushaka byombi na musobanurira byombi. Adams umuntu wa mbere yabajije gushishura. Undi arabaza ati ukunda gukasa cyane abartiste bamwe arabakashije batera imbere ese nta pfumwe bigutera kuri je nyeka ko iterambere ry'umuntu biterwa n'icyo wishe gutera imbere. Hari umuntu ushobora kubona ngo n'urugero Ziggy afite imodoka, Ziggy afite inzu, nyamara wajya kureba neza ugasanga hari undi muntu udafite n'igare ariko yanzu ariye kandi nta na credit yagira. Ariko Ziggy afite imodoka, afite inzu, byose ari credit gusa. So abo ngabo nabo niyo mpamvu ushobora kwibaza niba hari umuntu wavuga ngo hari uwo nakashije cyane cyane ko niho ndi bugaruke nibaze ngo aho kuko abantu benshi bibaza ngo nabaye muri Kenya ni gute nafata umwanya noneho nanirwe kumenya ni gute bo noneho batabaye hanze y'igihugu bibananira kumenya ikinyarwanda. Undi muje muhanzi ni muntu ki akubwira ko ari iki ni buri kantu kose kari ari akaririmbye ngo nanjye ngo ndomuhanzi. Ese kuba umuhanzi no gufata ipantaro ukayimanura cyane kwambara amadeshire nk'aya ngo wabaye umuhanzi. Umuhanzi bambwira ngo nakashije aho ngo nkeka nta numwe nta muhanzi numwe nakashije ko wanatarabahanzi no sinamukasha gute atari umuhanzi. Ariko niba naravuze abajura, niba naravuze abaryi ba ruswa, nanungu ugiye kureba hari abantu ushobora kureba ukabona yubatse inzu ukamubaza ngo wayipagashije mu gihe kingana iki, ariko wabaza neza ugasanga yaribye. Kwiba ntabwo bitwara igihe kinini. Kunyereza imitungo ya leta cyangwa ibindi ntabwo bigombera umwanya munini, wahita ubigeraho igihe ushakiye icyo ari cyo cyose. Ariko kugira ngo ube umuhanzi ku rwego rushimishije banyereka abo ngabo barimo kumbwira ngo bateye imbere ngo kubera ko ngo baba mu mahanga, kuba mu mahanga nkeka habaye impunzi ntabwo habaye. Hano mu Rwanda hari abahanzi babayeho neza bafite amazu bafite barari kabisa ubuzima bwabo babayeho neza. Umbwiye abo bahanzi mu buhanzi bwabo wenda nk'ingero noneho nkubwira ahantu bagiye biba. King James par exemple abo ngo noneho niwe mujura wa mbere. Ndakwereka ibintu y'ibyo. Fata indirimbo yitwa Inzozi urayizi? Inzozi harya ni indirimbo ye. Fata Taking Back My Love. Noneho abe afite abafatanyabikorwa bagewe yahaye udufaranga dukeya kugira ngo nyikine kuri radio ahita amenyekana. Ari byo byatangazamakuru nakubwiraga ko mushatse mwamurigumye kugeza igihe muzikosora. Ubuse kuri wowe umuhanzi ni muntu ki waduha nk'uruhe rugero? Umuhanzi kuri jewe ni umuntu ufata ikintu kitari kiriho. Nyeka bikomoka ku guhanga. Ni ugufata ikintu kitari kiriho then ukagishyiraho kandi ari ibintu bivuye mu mutwe wawe atari ikintu urebeye ku muntu runaka. Ngo barahari benshi ariko kugira ngo bazagere ku rwego rushimishije. Duhe nk'urugero par exemple. Okay. Nk'urugero rw'abahanzi nka babiri selon Adams. Nafata ko Mani Martin ari umuhanzi. Urashaka nk'abari Jules Sentore arahari ariko ntabwo navuga abahungu gusa ntibagirwe abakobwa kandi nakubwiye ko aribo benshi. Jody arahari, Teta arahari, Baliza Kamikazi barahari. Hari n'abandi bashobora kuba abahanzi ariko bitewe na media cyangwa se itangazamakuru ahantu ribajyana rituma
bajya mu bintu bitari ngombwa ko bakagombye gukora kandi mu by'ukuri ibintu bizima bashobora kubikora. Ubajije nka Bruce Melody azi kuririmba, hari n'abandi barahari benshi bazi kuririmba, ba Priscilla azi kuririmba, hari n'abandi bazi kuririmba, but ntabwo bazigera bagukorera indirimbo as long as iyo ndirimbo ayijyana ahantu ntigereranywe n'indirimbo yo muri Amerika kugira ngo twerekane ubunajyiwe ngo turi abanyamakuru tuzi ibyo hanze kurusha ukuntu twakunda iby'iwacu. So you mean bo iyo bakoze indirimbo tuvuge par exemple dufate nk'indirimbo za Bruce Melody kuko umutanzeho urugero, dufate n'indirimbo you mean indirimbo ze ziba ziri defo reproche n'izi cyambere igomba kuba ari kopi kugira ngo imere nk'izindi. Fata indirimbo yise kopi n'undi ni kopi. Hari indirimbo ya banki yitwa Yes No, that's a copy of that. So igomba kuba nk'i Nigeria kubera ko itangazamakuru rihari ririmo utwana turangwa twigira ngo turabizi kandi kuba tubizi dukopera ibyo hanze kugira ngo bitwe ko babizi. Unagiye no kureba neza wasanga ari byo bituma nshaka gukopera umuntu wo muri Kenya, umuntu wo muri Tanzania, umuntu wo muri Amerika, umuntu hehe kugira ngo nubwe ko mbizi, bigatuma jewe hano i Kigali numva ko mbizi cyane kuko ndimo gukora ibintu ahandi wano muri Kigali batarimo gukora. Ibyo ngibyo nibyo birutuma umuntu uri Musanze akopera umuntu w'i Kigali kubera ko abantu b'i Musanze batabizi. Niyo mpamvu ngiye kukubaza nakubaza ngo muri Guma Guma umuntu ukomoka mu ntara abahe umusitari dukina si televiziyo si dufite amaradiyo hafi 30 nangahe, nyereka radiyo ushobora kumbwira ngo ni umusitari udakomoka muri Kigali. Nkeka ko wenda hari uko muri Kigali rero haba hari abantu moyen ya promotion après tugenda mu minsi bihugu usanga kenshi mu mijyi mu makapitali rero haba hari move artiste benshi tujye hehe. Eddy Kenzo aba Kampala ntabwo mbizi Eddy Kenzo ngo ari hafi Eddy Kenzo ntabwo aba Kampala nta nubwo yigeze nyeka atarigeze anahaba n'abandi benshi cyane ntabwo aba Kampala n'abandi benshi cyane batigeze baba Kampala n'abandi benshi batigeze baba Nairobi kandi kugeza ubu ngubu n'abantu bakomeye. So you mean kugira ngo umu artiste ugomba kuza i Kigali mu Rwanda enfin kugira ngo umenyekane bitewe na media yenge yo mu Rwanda ugomba kuza i Kigali nanga niyo za Urban Boy bita Urban Boy numba za no SNCs kako mbona rumwe andi sinzi ibyo babakoramo nicyo cyatumye baza n'abandi ijambo gushishura sinzi niba bari barizanye ariko rimwe mu bantu naryumva cyane ubundi gushishura ntabwo ari giye navuga ko ari ijambo giye na crée ngeze no kumva hari abandi bavuga ngo ba crée amagambo nta jambo na crée na rimwe. So gushishura ntabwo ari ijambo giye nazanye, but gushishura ugiye kureba wasanga no gukuraho ikintu ni nko gukuraho akantu runaka then hagasigara ikindi ukeneyeho. Ibyo ngibyo niho navuga ngo hari abafata beat y'ahantu runaka amagambo akayihorera cyangwa akaza gufata amagambo beat akayihorera cyangwa agafata byombi akabitranslatinga cyangwa akabisemura bikaba ikintu we yita iki kandi mu by'ukuri umubajije ngo ibyaye muri biriya ni ibihe gusa nuko bafite umwami wibafashamo. Ubajije Junior nta mwanya wo gukora indirimbo yagira donc n'abaproducteur nabo urabatunga batoki ahubwo nibo babi. Ariko se Adams ko mbona abahanzi bo hanze nabo bakora ama sampling bakora ama covers bakora meme n'abartiste bakomeye ko babikora kuki abumva abo biremewe cyane pe kuki bumva batabikora biremewe cyane kabisa gukora indirimbo y'undi muntu ukayikora kabisa ukayishyira hariya ariko warangiza ukavuga ngo ntabwo ari yawe niyo muntu runaka nk'ubu ugiye nko kureba par exemple kuri album y'umuhanzi runaka muri abo buhanzi cyangwa urugero tuvuge nka Shaggy par exemple tanga indirimbo yakoze atari Angel
Ni yande? My angel, Ni yande? my darling angel. Ni yande? Habagaho hari iyo bari barakoze to Angel of the Morning ndetse na beat ubwayo na beat ubwayo niyo abandi batipe nibagiwe izina ariko ugiye kureba kuri album wabisangaho ntabwo byanditseho credit igomba kuba I'm very sure kuri pochette ya album ndabihamya aho twabigenderaho kandi nagenda nanaguha ingero z'abantu benshi wenda hari babimaje muri interview ashobora kubivuga ntabwo ese ndi wahise nka kujyana hano mu Rwanda umuntu wabikoze umva ikibazo nari nibajije bigatuma nibaza ese nk'umuhanzi aramutse abikoze ni ngombwa ko agenda mu itangazamakuru akavuga ati nakoze indirimbo ugatanga izo details zose cyangwa we agomba kuvuga ko wowe ubwawe ugomba gutanga credit nk'uko n'abakora credit uyihande urayivuga cyangwa ukayibiterwa kubera ko ngewe ntekereza ko ngewe nk'umufana iyo numvise indirimbo mba nshaka kumva indirimbo nziza yago kumenya uwagucurangiye gitari ntabwo binyenteresa cyane nta kintu bivuze kuri ngewe ntacyo bivuze so kereka wenda hari abandi bashaka kubimenya nk'amategeko par exemple bigenda ubutegetsi bakakubaza ukabihakana uwo muntu twamwita umujura ariko aramutse abikoze yashyizemo gitare y'undi muhanzi sinibwira ko agomba kuza amashaka ngiye ziga umufana ambwira ati iyi gitare sinzi ukuntu byumva aho ngaho tugiye kureba gato dufate indirimbo dufate yenda indirimbo runaka sinzi ngo ndufate yande kadufate Cecilia ya Brothers sibyo par exemple dufate Cecilia noneho wumve Cecilia wumve n'iriya noneho umuntu akubaze ngo iriya ndirimbo bajya kuyiririmba ba Brothers bajya kuyiririmba uburenganzira bwo kuyiririmba babukuye kwande urumva icyo ni ikintu kimwe dufate indirimbo yitwa Tubanamo uretse gato ango ndashaka kuguha utuntu tubiri dutandukanye fata ko mwebwe wenda mwabuze uwo mwisaba wenda reka noneho dufate Tubanamo nimwe mu ndirimbo za Ale Mukurarinda ufate n'indirimbo yitwa We Got Love ni indirimbo ya Don Williams we arakubwira ngo byose hariya ku ndirimbo arakubwira ngo ni Don Williams so credit ni ibintu navuga ngo wenda hari aho mushobora kumvikana ngo iyi ndirimbo nimuramuka muyikoze amafaranga azajya avamo runaka ayacu ni pourcentage runaka hari n'igihe ushobora kuvuga ngo iyi ndirimbo wenda hari yashobora kubigura for free yashobora kugira ngo icyo ushinja aba artiste nuko badakurikiza amategeko se ntabwo aricyo cyonyine icya mbere ni uko we afata icyo kintu akacyita icye donc ntabwo yakurikije amategeko nahabe ariko wabikoze aho ngaho twebwe turiba icyo bashinja ni uko badakurikiza amategeko bavuze ngo ni abajura nta kibazo donc icyo bashinja bakomeza bakiba kimwe mu byo bashinja uko baba batakurikije amategeko yabakurikize kabisa now ubwo rero ikintu ngiye nshaka wenda watubwiraho gatoya ibyo ndabyumva ko batakurikije amategeko hanyuma nkibaza noneho wenda mbere yuko ibibazo byinshi hari abo ngabo badakurikiza amategeko sibyo nta na kimwe we nawe ubwe azi ko nta na kimwe yakoze usibye gufata ikintu hariya noneho yarangiza akacyita icye yarangiza akakizana kwa Adams akagikinira abantu bakagikunda cyangwa wenda bakacyanga bitewe n'icyo ari cyo kuko ntabwo ari ngombwa ko gikundwa so uwo muntu akaba yafungiye amayira undi muntu ufite ibye ku giti cye urumva bitewe n'ubuswa bwacu twebwe muri media ntabyumva so iyo media niyo mpamvu niwo kubwira ngo ubwo bwana bwose buramutse bubanje bukamenya icyo bukora none se malheureusement iminota itubanye mikeya ariko hari akantu kamwe nashakaga ko tubwira mbere yuko mu minota mikeya dusigaranye ko dusigaye iminota nk'ibiri abo bahanzi ntabwo baba bakurikije amategeko ibyo nanjye turabyemeranya ariko noneho ubwo ikintu ntarimo gusobanukirwa kuki uwo muntu tuvuga ko atari umuhanzi niba ibyo bintu yakoze
ese aramutse yabaye yakurikije amategeko icyo gihe twamwita umuhanzi yaramutse yakurikije amategeko tuvuga ushaka gusubiramo indirimbo ya Dr. Dre ushaka gusampling indirimbo ya Dre No. nkaba mfite ibyangombwa yabikwemereye of course hari ibindi bintu usanzwe ukora icyo cyonyine kimwe ari cyo cyonyine ubarizwaho gishobora gutuma utitwa we cyangwa ukitwa we but reka turebe ikintu kimwe umunsi waramutse kuvuga nk'ibyo ngibyo tujye kuri icyo bita intellectual property uvuze ngo uyu ni umutungo wanjye uvuye mu bitekerezo byanjye no mu mutwe wanjye ese uzajya kwandikisha ikintu kitari cyawe kuko impamvu nari mbikubajije ni ukuvuga ngo ndamutse nshatse gusubiramo nk'indirimbo y'umuhanzi kuyikora mu buryo bwanjye bwari bwo bwose nkaba mfite uburenganzira akaba yampaye kuko ibyo nibyo bituma wowe ku giti cyawe uvuga ko abantu nk'abatari abahanzi ariko noneho nkaba mfite ibyangombwa ibyangombwa se nibyo byatuma umuhanzi not at all because ango ndagusubiza gatoya ku bantu babiri hari umwe ukora karaoke nabwo yari yaririmbira iriya ndirimbo ya karaoke avuga ngo naririmbye indirimbo ndavuga wa udafite ibyangombwa hari abariya baririmba muri hotel nabwo ashobora kujya muri hotel aririmba indirimbo narangiza avuga ngo iyi ni indirimbo ye keretse niba harimo abarimo bafite n'izabo usibye ko no kuririmba mu hoteli nibyo bibamugaza ntabwo bashobora kurenga ndaguha ingero nabwo so you mean akantu gato nshaka kumbwira utayatujyana uvuga ngo kuba ngewe ntafite ibyangombwa kuba nasubiyemo indirimbo y'abandi ntabifitiye ibyangombwa ibyo ndabyemera ko ari amakosa ibyo bituma uwo muntu tutamwita umuhanzi ese aramutse afite ibyangombwa byatuma tumwita umuhanzi ibyo gusubiramo ahangaho ushaka gusubiramo wenda indirimbo y'umuhanzi fulani afite ibyangombwa ahangaho ushobora kubikora ibyo ngibyo ariko wenda ukajya ukora ama-remix cyangwa se ama-remake cyangwa se ama-refix ariko ndaguha urugero you are not a big, you can be an entertainer but still you can be an entertainer ndaguha urugero but a Busy Signal is not an artist tugiye handi ku ruhande so rero ndumva niba ikibazo atari gusubiramo indirimbo kubera ko atari ikibazo si ukuba ko bafite ibyangombwa cyangwa kuba batabifite ahubwo wenda tutabita abahanzi kubera ko ntabyo bazi ibyo bakora wenda batabizi ikibazo ntabwo ari uko basubiramo izo ndirimbo badafite ibyangombwa ikibazo nuko nyine kugira ngo witwe umuhanzi nakubwiye ni ufata ikintu kitari gihari ukagishyiraho hari so iyo gihari ntabwo wambwira ngo umuntu indirimbo niba afite indirimbo 20 izo ndirimbo zose yazisubiyemo hari kamwe yaba afite ke cyangwa se undi muntu yamwandikiye umuntu ashobora no kwandikira indirimbo ukayiririmba aho ngo se the way you sing it ku ndirimbo ntabwo bigarukira gusa ngo ni mu magambo runaka cyangwa se ni muri beat runaka cyane cyane ko ushatse ngiye kukwereka akantu ari ikintu nakoreshaga cyitwa Red Hot Friday Night iriya nta kantu na kamwe navuga ngo nafashe igitekerezo ngashyiramo hari ariko harimo ni akantu k'amasegonda 38 karimo indirimbo 56 urumva wemerewe gusamplinga mu mategeko y'umuziki amasegonda 5 so niba narasampulinze igihe kitarenze n'isegonda then nta no gushobora kumbwira ngo ako kantu n'akawe but iyo urengeje amasegonda 5 icyo kintu cyari niyo mpamvu nshobora kumva indirimbo amasegonda 5 ngahita nkubwira ngo uri umujura anyway iminota amarerezima yatujyanye ntekereza ko tuzagira igihe gihagije cyo kuganiraho ariko nkaba ngushimiye cyane kuba waje nanjye mbayishimiye cyane kuba mbaye umusitari sinjya nkora kuri televiziyo ariko sanze nabishobora kandi by the way respect mu bantu navuze ko nakoranye nabo mu itangazamakuru tukagirana ibihe byiza cyangwa se tugakorana ari abantu bazi icyo bakora mu Rwanda ntabwo wabambajije reka ngushyiremo man you know what you do and nindi wundi abandi bagenda bishakishiriza but seriously not a joke you know what you do undi muntu wenda navuga hari witwa Jesse the African Sun ngo nawe arabizi ariko ubundi bwose ni ubwana bwibereye aho ngaho nibo bimenya uzabimenya but serious on a serious note you are good thank you welcome bro bien Adams reka tugushimire rero dutekereza ko tuzakomeza kuba turi kumwe mu bintu byinshi bitandukanye ndahari ahubwo baza ngo ngiye kujyayo ambwiye ngo ujye kuba umushomeri ugiye kujyayo
ngo kubera ko umuntu adakoreshwa ngo ni umushomeri ngiye kwikoresha umuntu wari warambuze ngo kubera ko nyumva kuri radio call me I play your house party right at your home. Okay, niyo mpamvu nari ngubwiye ko kubera ubumenyi ufite tuzabonana n'ubundi muri muzika tuzaba turi kumwe No problem. mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ikomeze bamugisha. Guys, ndabashimira cyane mwe mwese turi kumwe uyu munsi muri B-side, turi kumwe na DJ Adams, Abubakar the legend. Hanyuma ngewe kwa gatanu uko bisanzwe aba star tuzaba turi kumwe nabo hano muri B-side. God bless you all the time.